wagira ngo sha wagira ngo iriya studio yari imagiye ndagaswe wagira ngo iriya studio baswenaniragamo kuko nta kintu twakoreho ngo gihite uravuga kuri Kasuku Studios ni studio idakora hit niko abo bantu urumogi bamwe urabona bapfa guhita babyibuka sha Kasu umva nkubwize ukuri sha niba uzi n'ikintu kibutsa n'icyo kintu uvuze nta nubwo noneho reka nkubwire uri kumva icyo kiboro uri kuvuga sha ndagaswa ahubwo ngo bakita ngo cyaryo ukise nguki urumogi babwise urumogi baba we sha uracyaheruka inzira muki wararaburije reka urumogi ntabwo rwemewe mu Rwanda aho uyureke no natumva Franco ntabwo umuntu yavuga ko ari umwana gutyo karameli Kasuku icyo dupfa n'icyo ngicyo Keza wa the trainer umukobwa mwiza cyane bamume oya reka ibyo bintu bireke nesa kandi ukuri kumwe n'umugabo ibyo bintu ariko kwe kimwe mwumva mwarya abana mwenyine cyana nakubonanye kiza sha kigendana na Rubina kira cyana sha noneho numvishije kingira ngo kirankunda mpita mvuganije wakunyereka ngo uhite ubyemera kigukunda sibyo ni kiza we bakita Belinda kiragukunda cyane cyarambwiye ati nesa ndamukunda cyo gati umunsi wagiye Kigali nzabahuza kira nuko gisomagura nasizeho ivuta wallahi tare ariko nesa bari mukikunda ariko murikunda ntabwo wowe kira cyane cya bitire bakigwaye wakizarira njyewe cyane cya bitire bakigwaye wazarira njyewe se bibaze Kasuku aha Kasuku no gutanga Kasuku aba yirutse nakarayiva atindaho ahita aza akagenda ntabwo wallahi reka nkubwizo ababuza ababuza bagata Kasuku yatubonye buri jambo kira cyane Kasuku yigize umuntu uzi kuvuga ariko buriya arahanagera amagambo agacika iyo babonye ahita yiruka sha ahita agenda kuko azi ko ari byinshi yavuga natwe ari ibyo twavuga buriya uzi ko hari ibyo uziranyeho n'umuntu ariko mwana uzatinya umuntu ugwama agahita atangira kukubwira ibintu ngo by'urumogi utazi ibintu ari kukubwira wagira ngo yarunyoye buriya niyo mpamvu mpise mbirwanya nivuye inyuma oya niyo utabirwanya ibyo bintu ntitubinywa bazaza n'igipimo badupimi ntimukabinywe rata twarakarabye bro twakarabye yaratembe ubanza ageze ihuye niko du mbwira wa kintu ubu kira cyana cya bice bakigoye wacyanga igikobwa se icyana cyiza igikobwa nyine ndetse uri kumva ndi kuvuga uriya mwana we yabyaye aha reka gutanga ngo ku bagore b'abandi mumbabarire ku bagore b'abandi abagore bose n'ab'umwami ariko abakobwa benshi mama afite nese urabona ko nta kintu mvuze ku buryo abakobwa batankunda urumva uw'abandi nta kintu mbaza ariko ushobora no kubafata nka 5 n'10 jewe ibyo ngibyo hari icyana nakubonanye kiza sha kigendana na Rubina kira cyana sha noneho numvishije kingira ngo kirankunda mpita mvuganije wakunyereka ngo uhite ubyemera kigukunda sibyo ni kiza we bakita Belinda kiragukunda cyane cyarambwiye ati nesa ndamukunda cyo gati umunsi wagiye Kigali nzabahuza kira nuko gisomagura nasizeho ivuta wallahi ariko ibyo bintu bitkira arabyemerara ariko mwebwe ni ngombwa ko ibintu byose bitkira byemera ariko uko mba numva wajyongeye na bitkira turavukana mwana buri umwe yamenye undakuzi sibyo rata mufite ibyo muhuriyeho n'ibyo mwumvikana ko mba numva mushaka kuduhuza gutya ubwo umpaye icyana ntacyanga ariko nesta ibyo bintu mba numva bitkira atapfuye Dumba ntabwo uzi ko muri bizinesi uri kumva
habamo kunguka no guhomba. Iyo ubonye aho inyungu iri niho unyura. Amaji yagiye kwamamariza iki? Amaji yagiye ngo kwamamariza iki ari umuvuga nka ceceka jewe ndaceceka guceceka bikandanga. Ese ubu ucecekeshejwe uri iki ubwo gubwo? Ngewe iyo wacecetse sigukunda. njye mitangira ngo warangaye kandi turi mu nama. Sawa nyine ngaho komeza utubwire ibyivuta ryawe wabanza guca reka twumve. Kiriya cyane cya du ata kiriya cyane uzakinyihere ninshake nzagisome gusa ntari nzakigwa kiba gihari nuko niba telefoni muhamagaza kuri Snap nari kumugwamagarira nkamubwira ati Nessa ari hano reka ariko manze ngerageze ndebe mbwa ati Nessa ari hano arashaka kukuvugisha none utinya wenda kubwira kumusoma iyi mukobwa urumva uriya mukobwa uramubona ukuntu ari sire ya danje ukuntu ari mwiza yego azi buri indirimbo yawe na bitkira yose imirongo yose abayizi ahubwo se hari uburu utari sire utadufana mani nasire itabafana reka nuko babijijisha ziko nasire zitabafana mani je nagiye gusanga ibisire byose mba nigira gucya nkaza gushiramo nuza nkajya kubona amasire yose arimo aririmba lyrics zayo nkavuga ati mani ahantu hari mwebwe nabakoramo amafaranga uziko mwebwe nabakuramo ibihumbi 50 by'amadolari mwebwe kereko yadukuyemo kayaduha tukayagabana naho kayadukuramo byo nta bibi na miliyari niyo wayidukuramo twe ntari erega reka ukuntu nakwe ngewe ndaza nkabaho igiciro mukacemera nge nkikorera show ibyo se ko ntacyo bidutwaye tuvuga igiciro mwebwe muke ibyo ntacyo bidutwaye wewe waba unagize n'umutima wa kimuntu abandi baranabitubwira bakanayarya ukuntu kivuga n'umwo zibiswera hano amafaranga byagiye bituryamo ariko utazajya ubona umuntu ababwiza ukuri gugire ngo nago shaka gubwo kasukuje agarutse hano nahita bwishyuza reka dore se ubwo ujya kuri channel ibiganiro raboye ko bitagiye byuzuza 200 300 byose byagiye byuzuza ibyo bihumbi aje ariko babaza nimba yambwa igihari yambwa niyo yishakiraga kuko abantu yabatinya iriya bwa rago wayi utakunze girayo rago waba uyikunda bwana ntibazakubeshye murakoze niba ukunda imbwa yanjye ugomba kuba unkunda kuko ninjye boss niko biba bigomba kugenda mwana ako bitkira reka nkugira inama ndakumva umva nureba kuri producer ugomba gutangira no kwiga gukora video nabyo muzajya mubyikorera nukuvuga ko none video zose duheruka si twe twazikoreye mubwe video twikoreye video yacu yitwa Kigali Nyamirambo iriya ni video twikoreye ninjye wayishutinze ntugire Bitkira ubundi kuri beat wa mugari ni Bitkira niwe muntu mu bantu nemera Bitkira urabizi ndabizi undi wowe twagafata ariko we na Bitkira shamufitanye utubanga twinshi buri Bitkira wababizi Bitkira arabizi ubundi wowe Bitkira umuntu bita Kinyusi shamufitanye ubuntu bw'ububanga Bitkira ikirunga mwicariye cyarutse Bitkira sha byihorere jya ubyihorera baravuga ngo cira birarura havuda tsikira hari n'uwo bita Jamari w'umugande ni Bugande sha Jamari waswa atamverope Jamari waswa azi kuvuga ikinyarwanda Dumba sumuzi azi kuvuga ikinyarwanda abacara Jamari abacara barabisimanya abacara bakoze iki ntabwo umuzi se waririmbye iyo ndirimbo ndamuzi Jamari yego ndamuzi nawe ni mushuti wawe byatari
reka reka azi kuvuga ikinyarwanda se? Ni inshuti yanjye cyane bro. ibaze ko dufitanye nka album noneho. Oya reka reka. Noneho tekereza ko dufite indirimbo twakoranye na Jay Polly twanze gusohora kubera yitabye Imana. Ndayibuka sha. Sawa rero. Abacyara balawe. Mufitanye utubanga. Envelope kwibaraza. Apana kwibaraza gusa. Ati envelope yinzanira muri stade. Ati Bye, reka you think. Amaji. Ngaho nawe reba izo envelope umbwire ko umuntu yaba akibifitiye irari. Yarabihazi. Izihe kandi? Zibijumba. Urana hariya twaryaga capati n'ibishyimbo. Uzi capati zo hariya kuri studio so azi bitkila. Ndahibuka sha. Kukuzanira rero waraye muri studio envelope ya capati ngo za amazi ariko sha. Byihorere. Kanyamagi se wakurya indobo ni amagi yose. Wanene. Sinakubwiye du. Aba bagiye kuvuga utubanga bafitanye. Nabumvishe baraziranye cyane. Bitkira. Yahatari. Bitkira. Yo. Wakinya. Yorayo. Wakinya wakuyabonesha mu kabenzi umwaka wose sha. Wakuvamo. Byihorere. Nesa Amaji. Wazamereye umuntu igitoki akagishyira mu rugo. Akagikukinga akagishyira na Nesa iyo yasaze Bitkira aramureba nawe ukabona cya Bitkira cyashobewe. Ajya munyuka rega kera bakoraga kuri studio wanjye. Bitkira yavuga bagahita bamuhonda ndakasa. Urabeshya. Ariko ibyo bivuzanye. Ikibazo cyawe ni umuntu ugira. Wagira ngo ujya kuvuka banje umunwa.